Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Baraka Voice Media TV. Muri aka kanya hari ingingo zitari kuvugwaho rumwe kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Twamubonye asura inkwavu, ubu tuvugana yasuye n'ingurube anateruramo imwe muri zo ijya kuba ntoya. Ni ibintu bamwe bari kuvuga bati ibi bintu biragayitse, ntabwo umuntu nka perezida w'igihugu yakabajya mu biraro by'ingurube ngagiye kureba uko ubukungu bw'igihugu buzamuka cyangwa se by'inkwavu. Ku rundi ruhande abandi bakagira bati nyamara nibyo byiza, perezida w'igihugu agomba gushishikariza abaturage gukora haba iby'ubworozi cyangwa se iby'ubuhinzi, nk'uko abarundi bakunda kubyita iby'uburimyi muri rusange. Ibi bintu rero tugiye kubirebera hamwe mu buryo bumwe, turabirebera mu isura ya economique, mu bijyanye n'ubukungu. Ese ibi bintu biraza guhindura iki mu bukungu bw'igihugu, nibiza kugenda neza cyangwa se nabi? Izo kote zose turaza twazirebera hamwe. Mu bijyanye na politiki turebe ese niba bimuhamagarira gukundwa n'abaturage cyangwa se bimwangisha abaturage, ariko tunareba ki isura agenda agaragaza nk'umuntu w'umuyobozi. Bamwe bavuga ko idakwiriye, abandi bati ni ngombwa. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Niba ukunda ibiganiro byacu rero ibuka gukanda like aka kanya ubu ndi kubivuga ukibyibuka rwose, biba ari byiza cyane, biradufasha. Hanyuma kandi ibuka no gukora subscribe niba ukibona ijambo ryitwa subscribe munsi y'ikiganiro. Wewe warasigaye ujya ubona ikiganiro bitinze cyane, kora subscribe munsi y'ikiganiro nangaga na hasi rwose. Iyo hakanze bigufasha kuba ubona ibiganiro byacu mu gihe cya vuba. Ariko si ibyo gusa, ubundi urahakanda agahita haza n'akazogera nako kagakanda, ubwo uba bibaruje mu bantu babona ibiganiro byacu, mu bantu ba mbere ako kanya bigisohoka. Ni byiza cyane rero, mwebwe mubikoze ndabashimiye. Nanjye nitwa Baraka, nibyo tugiye kureba hamwe muri iki kiganiro. Turebe ese ibi bintu bishatse kuvuga iki, ese ni izihe ngaruka biza kugira ku gihugu cy'u Burundi muri rusange, kuri perezida wacyo Evariste Ndayishimiye muri rusange. Ibyo tugiye kurebera hamwe. Munyemerere rero tuhere ku bijyanye na politike muri rusange. Duhere ku bijyanye na politike, ubundi abanyepolitike benshi n'abantu usanga biyubashye, batagaragara mu bikorwa nk'ibyo byo mu matungo n'iki, ariko ugasanga ariko hari icyo bita kwicisha bugufi kugira ngo wisanishe n'abaturage bo hasi. Bajya bicisha bugufi kenshi, tujya tubibona, ugasanga bari kubikora, ariko hari n'ababikabiriza. Ugasanga mu kwicisha bugufi arimo arambara bote zino z'abaturage bambara mu mirimo cyangwa se mu kazi ka buri munsi. Ugasanga arimo aragenda nyine agenda mu muhanda kimwe n'abandi baturage, aho bacururiza isoko, mu isoko ritoya, ku buryo ubona ko umutekano ushobora no kubangamirwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikindi cyo nyine ku ruhande rumwe bifatwa nko kwicisha bugufi, ku rundi ruhande bigafatwa nko kwisuzuguza. Nk'uyu mugabo witwa Evariste Ndayishimiye ugaragara ku biraro by'ingurube, hari ababifata nko kwicisha bugufi, bakavuga ati uyu muntu nubwo ari umuntu wo hejuru cyane, ariko ajya yiyoroshya akisanisha n'abaturage bo hasi, akayabasura ibikorwa byabo, uburimyi, ingurube n'amabuye y'agaciro. Twabonye ajya mu birombe guseserayo, ajya gucukura, imvura iri kugwa rwose ubona ko wenda nubwo atafashe ngo acukure byanyabyo byo gushaka umusaruro, ariko yari ameze nk'ari kwakiserera abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi. Noneho ibi bintu byo kuba yakicisha bugufi, ku ruhande rumwe abantu batoya, abantu batagutse mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se abantu nakwita babakene bo ku rwego rwo hasi, mba ariko mbivugaho, ubwo bamwibonamo nyine, baravuga ati uyu muntu ni umuntu wacu, ntabwo yiyemera, ntabwo yirata, ajya yisanisha natwe. Aho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande hari abantu bamwe b'abakire bafite amafaranga, za konte zipakiye, bamwe bafite n'amakonte muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barareba bakavuga ati uyu muntu ni uwa fake, umuntu ugenda akajya mu ngurube yarangiza akatuyobora ngo ni perezida wacu. Uyu muntu rwose ntabwo yakabaye ari perezida, aba baramupinga ngo ni uwa fake. Ariko muri rusange ugiye kurebera hamwe mu gihugu cy'u Burundi, uburyo gituwe n'abaturage uko babayeho, usanga benshi ari rubanda rugufi. Si mu Burundi gusa, no muri Afrika henshi muri rusange usanga benshi ari abantu bafite babayeho ubuzima buciriritse budahambaye. Ariko si no muri Afrika gusa, ni Burayi barahaba abantu benshi batabayeho ubuzima buryoshye bw'abakire nyine, bumwe bwa danje burenze. No muri Amerika babaye rwose, usanga ari abantu batuzwe no guca inshuro akenshi ku kigero cyo hejuru cyane, hejuru ya 70%. Ubwo rero uko kwicisha bugufi muri politike biramukururira abaturage benshi, ari nabo baciye bugufi nk'uko nabivuga. Mu myemerere aba ariyo shusho mbibonamo, cyangwa se aba ariyo sura mbivugamo, aba ari ubwo butumwa mbitangamo. Noneho ku rundi ruhande biramusuzuguza, bamwe barenze banashora imari mu kugira ngo yamamaze, azenguruke mu bice bitandukanye. Bamwe bashoramo akatubutse, birabamusuzuguza kuko baravuga ati uyu muntu ni uwa fake. Nk'uko natangiye mbikubwira, ntabwo yakabaye ari perezida wacu, ntabwo twakabaye tumushoramo amafaranga ngo yiyamamaze arusheho kugenda ayobora igihugu cy'u Burundi.
Ubwo rero aho ni ku ruhande rumwe. Perezida rero mu bya politiki ikintu akwiye gukora, perezida w'u Burundi nyuma yuko yamaze kwisanisha no kwiyegereza abaturage bo hasi bari ko mvuga, ikindi kintu agiye gukora, agiye kwiyegereza abaturage bo ku rwego rwo hejuru. Abo ni babandi babaherwe, abagwizatunga mu gihugu cy'u Burundi niko bakunda kubita. Arabiyegereza gute rero? Aba ngaba bafite ishoramari mu bice bitandukanye. Ikintu aza kubakorera, araza kuba yabatumira basangire ku meza. Icyo ni kimwe mu gusangira ku meza. Ikindi kintu ashobora kubakorera kugira ngo nabo biyegereze ku buryo azabona amajwi y'abaturage bo hasi ubwo amatora azaba abaye mu minsi iri imbere, azabone n'amajwi y'abaturage bo hejuru, ari nabo bazashoramo amafaranga bamwe bafite nyine babagwizatunga. Mu gusangira nabo azanababwira ijambo, aborohereze gato mu misoro, cyangwa se agira uburyo ki abafungurira imipaka ibahuza n'u Rwanda, kubera ko ni abashoramari bakeneye imari zimwe zituruka mu Rwanda, bakeneye kohereza imari mu Burundi bazoheza mu Rwanda. N'abafungurira imipaka ibahuza n'u Rwanda, ubucuruzi bwabo bukagenda neza, nabo nta kabuza bazamutora, kuko bo bafite n'amahera bariko mbivuga, bazanashoramo amafaranga kugira ngo abone uko atembera mu gihugu hose. Amafaranga yo kwamamaza ku mateleviziyo nibo bazashora, bavuga ati uyu muntu udufungurira imipaka agasangira natwe ku meza, tutamushyigikiye undi wazashobora kubangamira business zacu zigasubira inyuma. Niyo sura rero nabibonamo mu bijyanye na politiki. Munyemerere tujye noneho mu bijyanye na economy, turebe ese mu bijyanye na economy cyangwa se mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu ni iki byahindura uko nguko agenda agaragara mu bikorwa by'abaturage. Nkuko natangiye babwira, twamubonye mu nkwavu, twamubonye mu kirombe cy'amabuye y'agaciro, ubu tuvugana noneho ari kugaragara ku biraro by'ingurube, aho yasuye umuturage umwe yiteje imbere rwose, yanavugiye ijambo avuga ati iyo abaturage bose bayobokaga ibikorwa cyangwa se bakoraga akazi, bakoraga ibintu byose babikunze nk'uko kwawe muri rusange, byaba byiza kurushaho, igihugu cyatera imbere. Ati ubundi ubusanzwe Burundi ntabwo dukennye nk'uko bakunda kubivuga, ntabwo dukennye, ahubwo harimo bamwe badakora. Ati yaba bose bakoraga ntabwo Burundi bwareka kubaho neza cyangwa se kwitwa Burundi bukize muri rusange. Ubwo rero yari ameze nk'ari guhamagarira abaturage nabo korora nk'uyu muturage umwe mu bo yasuye, atari nabyo yenda ndibwinjiremo cyane. Icyo nshaka kwerekana ni mu bijyanye na politiki, muri politiki nabivuyeho, ni mu bijyanye na economic, mu bijyanye n'ubukungu. Ku ruhande rumwe ibi bintu bishobora gutanga ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Reka mbere ku ngaruka nziza kugira ngo ngaruke mbabwira ingaruka mbi bishobora gutanga uko kugaragara mu matungo ari umuntu w'umukuru w'igihugu. Ingaruka nziza bishobora gutanga, abaturage baravuga bati, harimo abantu babipinga bavuga ati nge sinajya mu ngurube, zigira umwanda, zigira ute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abantu bajya bazisebya nyine ariko bakarenga bakanazirya, buri akabenzi gakundwa na benshi, sibyo nshaka yenda kwinjiramo. Ariko si ingurube gusa, n'inkwavu. Twabonye imishinga y'u Burundi yo korora inkwavu, ariko reka mbari byo mvuga wenda muri rusange. Ndayishimiye ku ruhande rw'ibyiza bishobora gutanga, ashobora kubona ubworozi akabona mu Burundi burakora, ingurube zirabona ibyo zirya cyangwa se inkwavu, kandi akabona birirwa bavuga ngo Burundi burakennye, ngo harimo abarwaye kwashi, niko akunda kuvuga, ariko ni bwake. Ariko bwake ni kwashi, ni ishami rimwe mu mashami ya bwake. Ubwo rero nuko nguko biba bimeze. Noneho akavuga ati abaturage nibajye mu mashyirahamwe, tubahe amatungo, tubashoremo amatungo, tubahe amatungo menshi, inkwavu cyangwa se ingurube, hanyuma biteze imbere. Buri gihe runaka bajya bagabana umusaruro uvuye muri ibyo ngibyo. Ibyo bintu byakunda rwose, bifite amahirwe menshi, binashowemo imbaraga na perezida. Nta muntu ushobora kwangiza ibyo ngibyo uretse babandi bibisuma nyine Ndayishimiye ajya akunda kuvuga, nabo bashobora guhita bajyanwa mu butabera igihe bakinisha ibintu nk'ibyo. Ndabaha urugero rw'uko byakunze ibyo bintu mu Rwanda. Mu gihe igihugu cyari gikennye ku rwego cyangwa se cyari kitabayeho mu buzima bushimishije ugereranije n'uku nguku, habayeho gahunda yitwa gahunda ya Girinka Munyarwanda. Abantu benshi barayizi. Noneho abaturage bamwe bahawe inka, basabwa ko ubwo zizajya zibyara bazajya bitura, ariko ntibitura uwayibahaye ngo bayishyire perezida cyangwa se His Excellency Paul Kagame, ahubwo bagaha undi muturage utaragezweho mu cyiciro cya mbere na gahunda ya Girinka. Ibyo bintu byarakoze, abaturage bamwe babonye ifumbire y'imborera, ubona ko bibafashije. Bamwe bibafasha kwishyurira abana amashuri kubera ko babonaga umusaruro mu mirima, ndetse kandi amata araboneka. Icyo mu gihugu habagamo bwake, sinatinya kubivuga kuri bamwe, ndetse kandi urumva amata niba yarageze mu baturage, bwake
navuga ko yashize kugeza ubu ngubu igihugu cyafashe ingamba bwake yarashize, nta bwake wapfa kubona mu gihugu cy'u Rwanda kereka izamwe n'umunyamahanga akaza ayifite cyangwa ayirwaje. Noneho ibyo biza kurangira, urumva ko byatanze umusaruro ku Rwanda no ku Burundi. Rero birashoboka yaba ibihugu byose bya Afurika abaperezida bajyaga batekereza byagutse nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atekereza, Excellence Paul Kagame kimwe n'abajyanama be, hanyuma bagarebera hamwe icyazanira iterambere abaturage, byaba byiza cyane kurushaho. Muri Uganda, muri Tanzania, muri Congo, Gisegeti we yibereye mu mupira w'amaguru arimo arakomera ngo baratsinze. Nibyo noneho urabona ko Ndayishimiye ari mu murongo mwiza kujyanye na economic, arimo arashaka icyateza imbere abaturage, ariko nanone ukibaza igihe cyose amaze ku butegetsi kuki atari yarabishoyemo imbaraga, yaza kuba yarabikoze ahari ubu ngubu Burundi buba buri mu bihugu bikize cyane. Abagiye afata amashyirahamwe y'abaturage yenda 10 akabakubita ingurube 100 mu myaka 3-4 baba bafite ingurube zibarirwa mu bihumbi, ndetse kandi banagurisha. Abo baturage ntabwo bajya birirwa bicaye ku muhanda nk'uko bivuga ngo hari abaturage bajya kwibarabara nta kazi bagira, ngo kuba batarwaye kwashi ngo nabasuma ngo bariba. Ubwo rero aba baturage bakabaye bagira ute bafite akazi, amatungo bari kwitaho n'urugero, kandi ibyo byarangira bakagira n'ikofi, bakagira amafaranga, n'ifaranga ry'u Burundi rikagira agaciro kubera ko rishobora kugura byinshi. Burya igihugu iyo gifite ibintu byinshi kigurisha hanze byongera agaciro k'ifaranga. Ubu tuvugana mperuka mu gihugu cy'u Burundi ibihumbi 7 by'amanyarwanda, ibihumbi 12 by'amanyarwanda, icyo gihe byavunjaga 70 by'amarundi. Ubu sinzi aho ivunjisha rigeze, ariko urumva ko wakibaza kuki ifaranga ry'u Rwanda riri hejuru y'u Burundi. Nuko u Rwanda rufite byinshi rugurisha mu madovize, mu gihe Burundi ari bikeya cyangwa se ari by'agaciro gatoya. Kuko u Rwanda rugurisha kawa, icyayi, ni Burundi sinzi yenda niba uko bimeze, ariko ni ikigaragaza ko igipimo cy'ibintu bashora bagurisha hanze mu madovize kireberwa ku ifaranga ry'igihugu muri rusange. Tubona agaciro k'ifaranga ry'icyo gihugu uko byaba byifashe kose. Aha ngaha birumvikana ko ni mu isura nziza, Ndayishimiye ari mu murongo mwiza. Turebe ingaruka mbi bishobora guteza. Abaturage rero bazamusuzugura nk'uko natangiye mbikubwira, bazavuga ati umuntu ujya mu matungo ni umushumba n'umuki, n'abandi batavuga n'ubutegetsi bazahita bahaguruka bavuga bati ngaho ni murebe umuntu mwizeye. Umuntu mwizeye ajya mu ngurube, akajya mu nkwavu, akajya mu bintu ubona ko bisuzuguritse. Urumva ari umuntu wiyubashye. Bamwe batavuga n'ubutegetsi bajya bavuga ati uyu muntu rwose ntabwo yakaba ari perezida, ajya abwira abaturage disikuru ameze nk'uri kubwiriza, akavangamo ibintu by'Imana. Nidutore Ndayishimiye mu ntore, Imana ni nge yashyizeho, umuhanuzi yarabimbwiye kandi nanjye numvise ijwi ry'Imana, ndaza ngo mbayobore ngaho ni mu ntore. Nuko Ndayishimiye yamamaza, yari mu gihe cyo kwiyamamaza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga bati uyu muntu ntabwo yakabaye ari perezida, ahubwo yakabaye ari umuvugabutumwa, akabwiriza rwose byanamubera, yabona n'abayoboke niyo yashinga idini. Dore ko mu Burundi bigishoboka, mu Rwanda ho hajemo akantu ko kurwanya akavuyo n'akajagari. Usanga ko ya madini yandi agenda ashingwa n'abantu ubona ko badafite gahunda, cyangwa se ubona ko babandi baza bakamaturo gusa nta kintu bamariye sosiyete. Ayo madini leta y'u Rwanda yamaze nkaho ibihagaritse, hanyuma ifata insengero zifite umurongo muzima zishobora kuzuza ibisabwa, hanyuma ziba arizo ziri gukora. Mu Burundi hubu tuvugana na saro yawe yahinduka idini, ugahamagara abakristo bakaza bagasenga bakanatura, ibyo ntawe bikubuza. Noneho abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bazavuga ngo uyu Ndayishimiye mwizenga abe perezida, nimumureke ashinga idini, abe pastor cyangwa se apotre, kubera ko nibyo ashoboye. Bazamunenga nyine bavuga ngo cyangwa se umureke ajye gushora imari mu ngurube, ajye kuragira ingurube, cyo kintu ashobora nyine. Bazavuga ngo nimureka kumutora, nimureka kumugira icyizere, atazatuma abanyamahanga babasuzugura, babafata nk'abantu bafite perezida uba mu matungo, mu nkwavu, mu ngurube. Hari umuturage umwe nshimira cyane, ntabwo nzi uko yitwa no mu gihugu cy'u Burundi. Hari ikirori kimwe nabonye aho ari guhereza impano Ndayishimiye y'urukwavu, avuga ati bwana perezida rwose mwaduhaye inkwavu, byaradushimishije, byaduteje imbere, abana bariga, ibintu nk'ibyo ngibyo, ubuvuzi n'iki, ariko nanjye nabaza n'impano, niba yigenyegereze hafi nyibahereze rwose. Bazamuye urukwavu rukubita amaguru rwose, ubona ari ibintu bisekeje. Ukibaza mu Rwanda bahana inka, mu Burundi barwana inkwavu, kandi ni ibihugu by'abaturanyi by'abavandimwe. Ni gute hazamo iyo difference ingana gutyo? Twese turi Abanyafurika. Ese uriya muturage yazanye urukwavu kubera ko ari Imana ageneye perezida umukuru w'igihugu, kubera ko abonye imubereye, cyangwa se yazanye urukwavu kubera ko narwo ari urwo yahawe? Ni ukuvuga ngo akebo kajya iwa mugarura, yahawe urukwavu atanga nawe urukwavu. Sinshaka gutinda,
munyemerere impinira ahangaha nshimire babandi bakanze like, nibo baterankunga bacu. Hari ikibazo cy'amajwi atameze neza, ariko icyo kibazo nimukomeza gukanda like cyane mu minsi iri imbere kiraza kuba cyakemuka, ni ibigendanye n'ubushobozi. Ubwo rero no kwihangana, ariko munyemerere duhurire mu kindi kiganiro turebere hamwe n'izindi ngingo zigiye zitandukanye.